ibihe birushya. Nubona abana bawe bose banyweye urumogi ujye umenya ko winjiye mu bihe birushya, ariko Imana igomba kugukiza igagukizanya n'abana bawe. Nubona winjiye mu buzima buri kukugora, ni ibihe birushya turimo. Nubona ibintu bigukomereye, ni ibihe birushya. Nubona mu murimo w'Imana aho usengera aho uri mu itorero bikomeye, Yesu yarabivuze, ni ibihe birushya. Nari umusore none nimurebe ndashaje, sinari nabona aho umukiranutsi yatawe, kandi aho yaguye wirinda kubyivangamo, kuko Imana idukunda tuba mu biganza byayo. Nari umusore none nimurebe ndashaje, sinari nabona aho umukiranutsi yatawe, kandi aho yaguye wirinda kubyivangamo, kuko Imana idukunda tuba mu biganza byayo. Hanyuma nimureke mbabwire, ninza rero nkababwiza ukuri mu bimpure. Aho umukiranutsi yaguye ujye wirinda kubyivangamo, kuko Uwiteka niwe utubereye maso kandi niwe uhora mu ntambara zacu. Nkuko nabamenyereje ko hari ijambo ry'Imana rigomba gusohoka buri cyumweru, rero niwo mwanya tugezemo. Nizere ko muguwe neza kandi umwami Imana barinze, imbaraga z'Imana zikomeje kuba mu ruhande rwanyu. Hanyuma muri aka kanya rero nifuje ko tuganira ku magambo agoye ubuzima bw'abantu, ari nayo mpamvu muhora musenga ngo mubivemo, ariko mbabwiye ko hari ibintu mutazavamo. Tugiye kuganira urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2. Turareba ibice byaho 3 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Dusome murongo wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona batukana, batumvira ababo, birarira, bibona batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze gutyo ujye ubatera umugongo. Yego. Hanyuma ijambo nari ifite nyamukuru ni ukubabwira yuko mu minsi y'imperuka hari ibihe birushya. Reka mbabwire, ibihe birushya nicyo kintu ushaka ko tuganiraho. Ubu mu bantu bari kubifatira muri iki gihe b'abahanuzi na bamwe mu bayobozi b'isengero, babereka yuko bashaka kubakura mu bihe birushya. N'ubuhanuzi buza bwishi ni ububahanurira kuva mu bihe birushya. N'ababashuka babatwara imitima kugira ngo mutange amafaranga, bababeshya ko ibihe birushya bazabasengera bikavaho. Ariko reka nze mbabwire, iri ni ijambo ry'ubuhanga, ni ijambo ry'ubwenge, ni ijambo ry'umukuru utanga ijambo, ni ijambo ry'Imana ridasubirwaho, rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Umuhanuzi uguhanurira akakubwira ko nta bihe birushya bikuriho, warimo aragutuburira. Umuntu uza kukwigisha mu rusengero akakubwira ko ibihe birushya bigukuyeho. Umuntu ukurambikaho ibiganza akakubwira ngo ni karande, arakubeshya, ni ibihe birushya. Barimo barababeshya ngo barashaka kubasengera amasengesho bakura mu bihe birushya, ibihe byavuzwe na Bibiliya. Barabashuka ngo barabagira ku misozi ngo mubahe amafaranga kugira ngo babakureho ibihe birushya. Nta muntu n'umwe ufite ubudahangarwa n'imbaraga zishobora gukumira ibihe birushya.
ibi bintu mvuze bingana gutya ni byinshi, buri wese afite ibyo yasohoye. Bazaba banga ababo, bazaba ari indashima, bazaba birarira, bazaba bibona, bazaba badakunda ibyiza, bazaba bakunda ibibi, ngo bazaba batukana, bazaba bibona, bazaba bikakaza, bazaba bakunda impiya. Ibi bintu rero n'aba bantu uzakorana nabo mu kazi, uzabana nabo mu gipangu kimwe, aba bantu uzababyara, aba bantu uzabashaka, muzashakana, aba bantu bazakuyobora mu rusengero, aba bantu Bibiliya yavuze uzabayobora mu rusengero, muzabana mu kazi gatandukanye, muzigana mu ishuri, muzakorana bizinesi, amaduka yanyazegerana, muzadandika hamwe inyanya, aba bantu muzajyana kuri tere mu kazi, muzajyana muri za misiyo, tepesikiba, muzahurira mu makorari, muzahurira muri nyobozi, muzahurira ku ruhimbi, muzahurira mu ntebe. Aba bantu bateye gutya Bibiliya yavuze. Hanyuma umuntu ukubwira rero ngo aragusengera ngo ibihe birushya bikuveho, arimo aragushuka. Ibihe birushya bizabaho paka isi irangiye. Ariko hari ijambo nakunze rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nari umusore none nimurebe ndashaje, sinari nabona aho umukiranutsi yatawe, kandi aho yaguye wirinda kubyivangamo, kuko Imana idukunda tuba mu biganza byayo. Nari umusore none nimurebe ndashaje, sinari nabona aho umukiranutsi yatawe, kandi aho yaguye wirinda kubyivangamo, kuko Imana idukunda tuba mu biganza byayo. Hanyuma nimureke mbabwire, ninza rero nkababwiza ukuri mu bimpure, aho umukiranutsi yaguye ujye wirinda kubyivangamo, kuko Uwiteka niwe utubereye maso, kandi niwe uhora mu ntambara zacu. Imana nibaho umugisha. Ndumva nakomezaho gato kubabwira ngo ibihe birushya. Mu kuri turi mu bihe Bibiliya yivugiye ubwayo, kandi kuri Bibiliya nta muhanuzi uzakuraho inyuguti, nta n'umubishopu ukomeye naho waba ukomeye ute wakuraho inyuguti cyangwa ngo uyongere. Nta muntu n'umwe uzabuza ibintu kuza. Mureke mbabwire ukuntu amasengesho dusenga, hari amasengesho abantu basenga y'ubugingo, ni amasengesho Imana itagitega amatwi, ni amasengesho adashobora guhindura ibintu. Ntabwo uzasenga ngo ibibazo bikuveho burundu nk'uko mubyibwira. Noneho n'aba bantu b'abahanuzi babashuka ngo barasenga ngo abazimu bakagenda. Uzakurikirana amateka ye, uzasanga n'aba bazimu yirukana iwawe nawe abafite anabamaranye igihe. Nta muntu n'umwe uzakuraho iri jambo rivuga ngo hazaba ibihe birushya. Nibyo turi guhangana nabyo. Ibihe birushya tugomba kubibamo. Aba bantu Bibiliya yavuze bazaba ari indashima, bazaba batagira urukundo, badakunda babo, bazaba birarira bibona, badashaka inyigisho z'ukuri, bazaba bishakira ibihwanye n'amarari yabo. Aba bantu nakubwiye ahantu hose ko tuzabana nabo. Umuntu ukubwira ngo agiye kwirukana uyu mwuka harimo aragushuka. Ahubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, Bibiliya hari ikintu yatwemereye. Yaratubwiye ngo Imana izadukiza muri byose. Izadukiza muri byose, izajya idukiza. Izajya idukiza abo birarira, izajya itukiza bikakaza, izajya idukiza abatukana Bibiliya yavuze, izajya idukiza bibone, izajya idukiza abadakunda ibyiza, abadakunda Imana, izajya idukiza. Ariko ubundi ibi bintu bizabaho n'abo bantu bazabaho. Ibihe birushya. Nubona abana bawe bose banyweye urumogi, ujye umenya ko winjiye mu bihe birushya. Ariko Imana igomba kugukiza, ikagukizanya n'abana bawe.
nubona winjiye mu buzima buri kukugora, ni ibihe birushya turimo. Nubona ibintu bigukomereye, ni ibihe birushya. Nubona mu murimo w'Imana aho usengera, aho uri mu itorero bikomeye, Yesu yarabivuze, ni ibihe birushya. Ibi bihe birushya twige kubibamo, dusenga Imana tubibemo neza, ntibiduhitane ibihe, ahubwo twebwe tubihitane. Imana ibane natwe muri ibi bihe birushya. Ntuzahate urugingo, ntuzahabere kajorite, ntuzahapfire muri ibi bihe birushya. Ntihazagire utora umurambo wawe muri ibi bihe birushya. Muri ibi bihe birushya ntuzasubire mu kabari, muri ibi bihe birushya ntuzasubire mu busambanyi, muri ibi bihe birushya ntuzasubire mu gutukana, muri ibi bihe birushya ntuzongere kujya mu bapfumu, muri ibi bihe birushya. Ibihe birushya ntibizagusubiza mu gutunga abagabo benshi no gutunga abagore benshi. Ibihe birushya ntibizakwambura umwuka wera. Ibihe birushya ntibizagutesha Imana. Ibihe birushya ntibizagutesha ukuri. Ibihe birushya ntibizaguteshe gukorera Imana. Imana igutabarire mu bihe birushya. Gutabarirwa mu bihe birushya ntabwo ari ukurya cyane byonyine, ahubwo ni ukugira ngo ibi bihe bigusige uburiwe, bigusigane amavuta byagusanganye, bigusigane gukunda Imana no kwitondera amategeko yayo, bigusigane kuzura umwuka w'imbaraga, bigusigane guhamya Imana no gukunda Imana. Ibihe birushya ntibizaguhitane, ahubwo wowe uzabihitane. Ariko nimumenye ko tugomba kuba mu bihe birushya. Umuntu akubwire ngo arakugira ku musozi, habona imisozi banayifunga, banayibafatiraho bakabafunga. Iyi misozi yakoze amakosa menshi. Iyo tuza kwitwara neza mu misozi tujyamo, nta n'uwari gusohora itangazo ry'uko hafunze. Ndakujyana ku musozi, harabyirukana se n'uwuhe? Umuntu utegeka ibintu ibihe birushya n'Uwiteka wenyine. Kandi nawe mu kwizera mushobora gukorana iby'ubutwari ibihe birushya ukabitambuka mukaba amahoro. Higira umuntu ukubwira rero ngo iwawe mu rugo birarangiye. Ikigeragezo cya mbere kigera ku muryango gisohoka, icya kabiri kinjira ku muryango kinjira. Nayo mahame y'ubuzima. Nazagira umuntu ukubwira ngo afite imbaraga ngo zikomeye z'Imana ngo asengera abasazi, ngo azabanza asengera abo mu muryango we. Nasengera umusazi umwe se azasengera abasazi bose bo mu gihugu? Niyirukana umurozi umwe azirukana abarozi bose? Niyirukana inyatsi imwe hazirukana inyatsi zose? Va ku giti dore umuntu, va ku bantu dore Imana. Umuntu utegeka iby'iminsi n'ibihe ni Kristo. Kandi mugabanye ibintu byo kwizera abantu. Ubu uzi ko abantu basigaye bizerera Imana mu bandi? Ubu se ni wizerera Imana mu muntu w'Imana da, ukamwizereramo Imana, ibyize kwiringira kwawe kose kukaba muri we. Kandi rwose simbihakanyije, Bibiliya ivuga yuko abantu bagomba kutuboneramo Imana. Nuwumva ko abantu ari buzahora uboneramo Imana buri munsi, hanyuma uwo munsi ugasanga nta Mana bafitemo shitani, uzahita ukomezanya nabo wizereremo, ubizereremo shitani. Ndumva shoje. Nge nababwiraga ko ibihe birushya tugomba kwiga kubibamo, kandi tukiga kubanamo n'Imana. Bantu bo gukomeza kuturya imitsi, bo gukomeza kutubeshya. Ibihe birushya. Ibihe birushya ngo abantu bazaba badakunda babo. Abantu bazaba bikunda. Mureke mbabwire ukuntu abantu bikunda cyane. Nujya gukora ikintu ujye ureba ingaruka ziri bube kuri mugenzi wawe, nibwo uzaba utikunze. Ariko kuzajya uhora ukora ibintu kugira ngo ibyawe bitungane, ibyawe bibe byiza gusa, ntuzirikana abo muturanye, ntuzirikana abo mubana, ntuzirikana abo mukorana, ntuzirikana abo mukorana akazi kamwe, ntuzirikana abo musengana, ahubwo ni wowe wenyine ukwiye kugubwa neza, wowe n'abana bawe n'umugore wawe n'umugabo wawe n'inshuti zawe n'abo ushaka n'abo wemera. Sawa nyine. Ujye ubaho ariko n'abandi babeho. Ujye utera imbere n'abandi batera imbere. Imana nibaha umugisha. Nababwiraga ko ibihe birushya tubirimo kandi tugomba kubivamo neza. Rero Imana nibaha umugisha ku bari bakurikiranye iyi message. Ibihe birushya.
Imana ibashyigikire kandi bafashe kubitambukamo ntacyo mubaye. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaha umugisha.